الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. hashimwe kandi hasingizwe Allah, mahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa yacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bana w'Islam, tushimire Allah none kuba turamutse turi bazima, bukaba bukeye tukiri muri uyu mwuka no muri uyu mubiri. Muweze n'imbabazi ze, ntago ari uko hari icyo turusha abandi, ahubwo n'ubugwaneza bwe. Aya ni ayandi mahirwe twongeye kugira ngo ku minzani yacu y'ibyiza tuzarushe abatabarutse ku munsi w'ejo n'ejo bundi buriya. Abo igihe cyabo cyararangiye, barifuza ko nibura babonye umunota umwe muri iyi minsi myiza nk'iya Dhul-Hijja, hari byinshi bakora byabaremereza iminzani. Wowe rero uracyafite amasaha 28 ashobora no kuba yarenga. Gerageza ko washaka impamba ihagije, kandi impamba nta yindi ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo gushimira Allah ari no gusabira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino munsi wa 8 w'ukwezi kwa Dhul-Hijja, ku munsi w'ejo twari twaganiriye ku bigendanye n'ibyaha birimo kwiyongera, ndetse ari kimwe mu biduteje ibi bibazo turimo, bishingiye ku bukene, bishingiye ku nzara, bishingiye kuba turi ahantu hamwe tutamuvinga, tutagira aho tujya, tutagira icyo dukora. N'abatari twe basa nk'abafite agahenge ko kuba hari bigenda neza, nabo ntago bari bakwiye kwirara cyangwa ngo bumve ko bagezeyo. Harimo haravuka ibindi byorezo, izindi virus zidakangwa n'urukingo, zidakangwa n'imiti, zitanatinda. Ibi byose rero ni ibihano by'Imana subhanahu wa ta'ala kubera ubwinshi bw'ibyaha. Ejo twari twaganiriye ku cyaha cya shirk n'uburemere bwacyo, ibyo abantu barabizi. Yuko yiguyemo akayipfiramo nta mpuhwe na nkeya ateze imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Tuvuga ku cyaha cyo kwica n'uburemere bwacyo n'uburyo Islamu yakivuzeho, ari nayo mpamvu tugomba kwamagana abantu bose bakora ibikorwa by'ubwicanyi bakabyitirira idini ya Islam. Ko igihagararo cy'abayisilamu kirazwi mu myaka yose yabayeho, ntabwo ibyo bintu byigeze biba, kandi abasilamu bari basanzwe bahari, by'umwihariko hano iwacu. Ndabihamya ko turi mu bantu bagerageje kwitwara neza ubwo igihugu cyacu cyari cyahuye n'ikibazo. Abasilamu bari mu bantu bagerageje, uyu ni umusimamo, ubundi nicyo gihagararo cy'umuyisilamu. Kwica ni icyaha gikomeye ndengakamere, ndetse nta n'umuyisilamu ugomba kwica, kuko no kwica biri mu bintu bivana umuntu mu idini y'umuyisilamu. Icya gatatu rero ari nacyo twari turimo dutindaho cyane, ni ikigendanye na zina cyangwa se ubusambanyi, iby'Imana yise umwanda, kandi akaba ari inzira mbi iganisha abantu mu muriro. Ibi byaha uko ari bitatu, abahanga mu gusobanura Quran batubwiye ko bifite uburemere bujya kungana, dore ko byanaje muri aya imwe. Ndumva ariyo twari twasomye muri Suratul Furqan, niba atari 68-69, Allah subhanahu wa ta'ala hatubwira ati walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Yari arimo gutaka abagaragu be beza ati n'aba bandi batajya babangikanya Imana n'ikindi kintu, wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, batajya banakora icyaha cyo kwica ngo barenganye abandi babici babavaneho, wala yaznuna, kandi ntago bakora icyaha cyo kwica, cyo gusambana, cyo gukora ubusambanyi cyangwa zina. Imana subhanahu wa ta'ala muri iyo aya ikomeza itubwira iti wa man yaf'alu dhalika, kandi ntuzakora kimwe muri ibyo uko ari bitatu. Uzakora icyaha cya shiriki, uzakora icyaha cyo kwica, uzakora icyaha cy'ubusambanyi, uzakora kimwe muri ibyo tuvuze, yalqa athama, azaba akoze icyaha ndengakamere, azaba akoze sakirirwa, azaba akoze icyaha kitavugwa kirenze. Allati yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, bazaba bafite ibihano byikubye ku munsi w'imperuka ibirimo guhabwa abandi. Ubwo abantu bazaba barimo baharanwa ibyaha bakoze, abo bazaba bafite ibihano byikubye inshuro nyinshi ku byo abandi bakoze. Imana iti wa yakhludu fiha mahana, kandi muri jahannama bazabamo iteka ryose, ntabwo bazava. Bavana mu Islam, buriya ejo nuko iminota yatubanye mike, ariko nari ngiye kugera ku rwego iki cyaha kigezeho. Cyaha ko nari ndimo mbihuza na aya ndetse na hadithi. Ese abantu barimbuka koko muri bo hari abeza? Yego, igihe ibyaha bikomeje kuba byinshi abantu barimbuka. Nese hari ukurimbuka kurenza uko umuntu ararwara uyu munsi ejo kumva ngo yapfuye, yishwe n'iki?
akantu katagaragara katabonwa n'amaso niko kamwishe, yakoze iki? wabwo se urakirinda gute? Twe turagerageza kwirinda nyine nk'uko amabwiriza bitubwira, nk'uko ababyize babifite mu nshingano zabo babitubwira dukangurira. Ni ukubikora no kutabikora ni khiyana, ni ubuhemu. Uramutse unapfuye waba wiyahuye, hageze n'uwo wanduza nawe wazamubazwa. Ariko ntabwo bivuga ko ari 100% wabishobora kwirinda. Uririnda gute ikintu utabona, ikintu kitagaragara, ikintu amaso yawe atareba? Wakora ahantu utanakibonye, wakora kuri ponye y'urugi hari undi wayikozeho, wakora ku muryango w'imodoka winjira handi wakozeho, akantu utabona ni gute uri buze kukirinda? Ni ukugerageza, ariko nta cyizere gihari. Ibi ni bimwe mu bihano bituruka ku ngaruka z'ibyaha abantu bakomeje gukora, kandi bakabikora nta no kugira ubwoba, nta no kwicuza, ahubwo ariko bagenda barushaho gufata umurego n'intera mu kwangiza no gukwirakwiza ubwangizi kuri iyi si Imana subhanahu wa ta'ala. Abubatsi barabikora bagaca inyuma y'ingo zabo, abatarubaka barabikora bakitwaza ko nyine bakiri abasore bakiri inkumi. Ejo n'uvaye nabivuzeho, noneho byageze no mu bana b'impinja, nabyo ni uburenganzira bwabo, bagira uburyo babafasha gusa bo gutwita cyangwa ngo bandure bapfe, ariko ibindi nta kibazo babikore nyine. Nka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith ati ntabwo umuntu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ntabwo umusambanyi yaba umwemera. Ese uko wavanyemo imyenda ujya mu cyaha, niko na imani uba uvanyemo ukajugunya hariya, ukagenda nyine ugasigara uri ikintu kiri aho gusa cy'igishushushungwa kidafite forumerere n'imwe imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Nimwe Imana irongera iti igihe ubusambanyi no kurya riba bizagaragara ku murenge runaka, abatuye umurenge mwese mutegereza ibihano by'Imana subhanahu wa ta'ala. None se hari na hamwe bitari? Ubwo niyo mpamvu ngira ngo ibi birimo kutugeraho ntubishakira ahandi. Ntaho ni hehe se wasanga abantu basanimitse tutagiye no mu bindi byaha? Ibi bibiri gusa niho wasanga bitari. Twari dufite urukingo mbere, wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Ibyaha n'ubundi byigeze kujya bibaho, ariko Allah yatatse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ntabwo ibihano byanjye ubundi nabisuka ku bantu wowe uhari. Igihe wowe ukibarimo ntabwo ibihano byawe byabageraho. Allah ati wama kana Allahu ma'adhibahum wa hum yastaghfirun. Kandi ntabwo Allah yahana abantu igihe abantu bakicuza, ntabwo Allah yahana abantu igihe abantu bagikora tawuba bagisaba imbabazi. None twebwe mu mwanya wo gukora tawuba ahubwo nibwo turushaho kongera ibyaha twarabikoze, Allah arihangana kuko ari nyiri mu nyiri imbabazi. None birimo biragenda biba byinshi, birarenga bikagenda bifata indi ntera, aho kugira ngo dusubire inyuma twicuze nkuko bivuga. Inyuma yize bigira imvuze, Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati illa man taba. Birashoboka ko icyo cyawe kimwe muri ibyo yewe n'ibindi birashoboka ko wagwa mu cyaha. Umuntu anytime birashoboka ko icyaha yakigwa, nta gitangaza kiri. Ariko nyuma yo kukigwamo wabyitwaye mute? Wagihezemo wahise uba imbata, wahise wumva ko nta kibazo kubera ko uri umuntu. Ibirisi nuko ahera aryoshya erega turi abantu, nta kundi wabigenza. None se ko turi ku isi, Allah subhanahu wa ta'ala ati illa man taba, usibye gusa uzicuza, wa amana akongera agasubira muri imani, akongera akemera byanyabyo, wa amila amalan saliha, noneho bya bindi yararimo akabikurikiza gukora ibikorwa byiza, akicuza akabwira Imana, akayigarukira Nyagasani, narakosheje Imana, nararengereye Imana, naguye muri ariko ubu ndagarutse nje kubikiremwa gishya. Aho kugira ngo twe tumere gutyo, ahubwo ibyaha tubirimo 100% nta rundi tayari kubivamo gusa. Bavandimwe b'Abayisilamu, ibi ni ibihano turimo guhura nabyo, ndetse bizanakomeza kuzageza igihe buri wese azabona ko arimo kurengera. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah ntabwo ari tayari guhindura abantu no kubahindurira no kuborohereza ubuzima runaka baba barimo, hata yughayyiru ma bi anfusihim, paka bo ubwabo bahinduke. Bavandimwe b'Abayisilamu, igihe tutarahinduka ubabazwe n'ibyaha birimo kuba, ube umwe mu batanga umusanzu uko waba ungana kose mu kubirwanya no kubyamaganira kure no kuvuga ko bidakwiye, hanyuma ngo urare ku musari uririre mu Mwenyezi Mungu umusabe yuko yatuvaniraho ibi bibazo n'ibi byorezo. Bavana mu Islam, n'ibitari ibi bizaza nta nicyo twari twabona.
uyu ni umunsi rero wa munani, ejo turinjira mu munsi wa cyenda ari nawo munsi wa Arafa, abantu biteguye kuzasiba hari benshi, ariko nk'uko nabivuze mu minsi yashize, ni umunsi usabwa gutegurwa ugakoramo byinshi cyane birenze gusiba. mu byo uzakora no mu byo uri bukore uyu munsi, komeza uzamura ibiganza kuri buri swala, kuri buri suna, uko ubyibutse buri gihagararo cy'ijoro, usabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadutsindira iki cyorezo turimo cya coronavirus, yadutsindira ibi bihe turimo, hanyuma akatugirira impuhwe, akatugirira imbabazi, ariko mpaka nawe ugira uruhare mu kureka ibyo wari urimo, cyangwa se mu kwigisha no guhugura abandi no kubakangurira yuko ibi ngibi turimo ni ibyaha ndengakamere. bavandimwe b'Isilamu, ibi ni ibyaha ndengakamere. Ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala birindiriye benshi kubera gukomeza kwivuruguta mu byaha no kudafata umwanzuro wo kubivamo ngo bagarukire Imana. Ibi turabivuga, hari ikindi noneho kibirenze. Ni ikihe? Tariku sala. Abenshi mu bantu ubisala barazeretse. Hari naho ugera ukumva barimo barabiganira, banasinyumva dhana, banasinyuma igihe amasaha yagiye yagereye kabisa, rwose corona yatuvangiye, usiko nsigaye sare subuhi gusa bikarangira. Ukumva umuntu w'umusilamu arimo araganira iswala, kureka iswala. Nibiba ngombwa muzareke iri somo naryo turitegure, byo birenze ibingibi bimaze kuvuga. Ibi nibi bihano byabyo, n'uburemere bw'ibi byaha, kureka iswala byo birenzeho. Ariko abantu iswala barahiretse rwose, ibada abantu bayivuyemo, ahubwo bari muri riba gusa no muri zina no mu bundi bwangizi, no urubyiruko, inzoga, abantu barimo barinywera rwose. Abasilamu, urubyiruko dufite ubu cyane cyane abubatse, nk'uko nabyo narindemo mbivuga, n'umugore araguha, ujya kumva umugore araguhamagaye ati she ko ntwite ariko nkaba numva naratwariye ka primusi, hari ikibazo nkanyweye ko naba nkanyweshejwe n'inda gusa Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira ko ntabwo Allah yigeze ashyira ibituvura mu byo yaziririje. Ikintu Allah yakigira haramu, hanyuma kandi akakigira ikiri buze kugufasha. Abantu rero bavuye muri mudu y'Imana subhanahu wa ta'ala, bari mu isi gusa. Birisi yamaze guteraho kashe mu byo yavuye mu ijuru, avuze fumala atiyanahu min bayni aydihim, nyagasana abantu bawe nzabaturuka imbere, wa min khalfihim nzabaturuka inyuma, wa an aymanihim nzabaca iburyo, wa an shama'ilihim nzabaca ibumoso, fala tajidu aktharahum shakirin. Uruhare rwawe ni uruhe? Imbaraga zawe ni izihe? Umuganda wawe ni uwuhe kuri umati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Inna hadha la dhikru laka, kuko ibi ni urwibutso kuri wowe, wa qaumaka, no ku bantu bawe, wala sawfa tusalun, kandi buri wese azabazwa. Bavandimwe b'Islam, ndavuga ibi noneho ndi ku busambanyi bwagizwe ubuzima rusange. Ubu noneho haje ikindi cyamaze urubyiruko, nta kindi ni cyitwa ubutinganyi. Nta n'umwe aho yabasengera hose atazi ko byabaye kuri Qaum Lut, abantu ba Loti, ari naho haturutse ijambo liwat, ibyaha bakoze by'abagabo, kubana n'abagabo bagenzi babo. Ubu noneho byamaze kuba uburenganzira bw'abantu baharanira ku isi yose igahaguruka. Kuki mubuza abantu uburenganzira bwabo? Niba babishaka kuki bitakorwa? Niba abantu bashaka bakwikorera ibyaha, kuki mutabareka? Ibi byo ahantu bigeze n'intera, ngira ngo niba ntibeshye na hano hari umunsi mukuru waba ugiye gukorwa, sinzi n'imikino, sinzi guhamagarira abantu, haza barimo n'ibikorwa by'inkunga n'iki, amafaranga yo araza kumeneka amari menshi. Ngira ngo ni uko kwezi hari, niba nibeshye, size ko nigeze kubyumva ko matariki ya nyuma aheruka kwezi turimo aribwo uwo munsi mukuru ugendanye n'abatinganyi. Ariko uvuze ubutinganyi ngo wabukoze icyaha, n'aba bana bahuje ibitsina, n'abafitanye, n'abahuza ibitsina, sinzi amazina babyita, n'ubutinganyi completely. Ntabwo ibyo umuntu ari buze kubica hirya. Iki ni icyaha noneho, hose nacyo gikeneye ibindi bisobanuro, uburemere bwacyo n'ubuhambare bwacyo imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. N'umuntu utarize, n'umuntu winjije uraho, n'udafite n'aho ahurira n'iyobokamana, ntawe utumva ko ibi bintu ari icyaha ndengakamere. Ibyo reba ukuntu isi turimo ya none ahangaha ari isi igoye cyane. Umuntu arashaka umugore wa kabiri bikitwa icyaha, afite umugore gushaka uwa kabiri, kandi isi yose irabyemeza. Isi yose
wenda ngira amahirwe kuba ndimo mbibaganiriza muri abagabo, wenda abadamu bashobora kuza kunyumva nabi, aho babyumvira yuko nazanyemo icyo cyakwitwa ubuharike. Gushaka umugore wa kabiri ni icyaha cyitwa ubuharike. Umuntu afite umugore akeneye undi wa kabiri. Isi yose irabyemeza ko umubare w'abagore ari bo benshi ku isi, ni na benshi cyane, yewe nubwo buri mugabo wese uri ku isi yashaka abagore babiri, nubwo n'uruhinja rw'umuhungu rwavutse uwo munsi bashaka batatu, n'ubundi abadamu igitsina gore baracyahari. Imana ifite icyatumye ibikora mu bahanga bwayo no mu bugenge bwayo, nta nubwo ibyo bitureba, nta nubwo ndibuze kubitindaho. Abadamu barahari benshi cyane. Hari abadamu bari hariya hanze akubwira ati ngewe nubwo nabona umugabo rimwe mu kwezi, nubwo nabona utaha mu rugo gusa nibura nkamwitirirwa ko mfite umugabo byamfasha. Umugabo agakora fagusitiri, umugore uri hariya ufite akeneye ubwo burere bw'abana, ukeneye kuba nawe umwitaho, kubikora bigiye kuba icyaha. Noneho ikitari icyaha ni uko utari mu murongore mu buryo bwemewe, n'uwa mbere ukamwihorera, ahubwo noneho ukajya kurongora umugabo mugenzi wawe. Ubwo nibwo burenganzira bwawe, nta cyaha kirimo. Iyo niyo si tugezemo. Mbabarira ibyo bintu bishyire mu bwenge, ubitekereze ubyumve. Gahunda yo gushaka, kubyara, kororoka ihagarare. Abagore bareke gushakwa, ahubwo abagabo bashakane n'abagore bashakane, cyangwa se babure uko babigenza. Ubwo sinzi uko bizagenda, ibyo nta cyaha kirimo. Ariko uwamushatse, uwo usanzwe umufite, niyibeshya ashaka undi, babe babiri. Icyaha, ibihano birenze by'umurengera biramufungiraho amafiri. Uwo wa mbere mwihorere, n'uwa kabiri mwihorere, nabo bose ubihorere, bakomeze babe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abagore badashatse, badafite abagabo, ahubwo b'abagabo bakagombye kuba babashaka banabasitiri, abari bo bajya kwishakanira ubwabo. Ibi ni ibyaha byose birimo kugenda biza, abantu Imana bayivuyemo, gusare babivuyemo. Umuntu wese aracunganwa no kuvuga ngo ni gute bundi nyine nabona amafaranga, hanyuma wamaze kuyabona ni gute najya mu byaha. Inzoga zigezweho, gusambanya abana b'abakobwa bakiri abanyeshuri, no kubasohokana, kubajyana ku mazi, no kubatemberana, no kubaha ibyo bashaka. Ubwo abagore tubasigaho, uko bikora niko nawe abawe barimo kubibakorera. Abantu bivurugute mu byaha bingana gutyo, hanyuma nibarangiza ngo ariko iyi korona tuzayivamo gutera. Ni gute se nyine? Ni ryari se ahubwo izahagarara? Ko ibihano bizakomeza kuza kugeza ubwo twese. Inna hadhihi tadhkira, ibi ni urwibutso. Faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Uwashaka, uwagira ubwenge, yaba ashaka inzira imujyana kwa Nyagasani we hakiri kare. Bavana wa Islam, ndabagira inama, nanjye nyigira, yuko tugomba gufata iya mbere mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatuvaniraho ibi byorezo n'ubu buzima bubi turimo bukakaye bugoranye gutya, ariko tubikore tunicuza, tuve mu byaha. Nageze kubivugaho, birashoboka ko waba warakoze bimwe muri ibi, cyangwa warakoze n'ibirenze, ariko nta nubwo Allah ari kirimo kukuryoza cyane. Ikirimo kukuryoza kuki uticuza ngo bivemo uhindukire umuntu muzima. La taqnatu min rahmatillah. Allah yakubwiye ngo ubwinshi bw'ibyaha byose waba warakoze, uko byaba bingana kose, la taqnatu min rahmatillah, ntuzihebe mu mpuhwe z'Imana subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kuko Allah ababarira ibyaha byose. Ko byaba bingana, Allah ari tayari kubikubabarira, ariko twe turi tayari gukora tawu, turi tayari kwicuza, turi tayari kubona ko ibi ngibi ari ibihano turimo ngo duhindukire. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna hadhihi tadhkira, ibi ni urwibutso twe tubaha. Faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Uwashaka muri mwebwe yagana Allah subhanahu wa ta'ala, akaba ashaka inzira hakiri kare. Corona virusi yakwica, ibyorezo birahari ku isi yose, birahari, imyuzurire miratera, abantu barimo barapfa, imfu zidasobanutse. Nawe ejo wagenda, niba ubyemera neza ijana, sinzi niba hari, ariko niba ubyemera, ushobora guhakana ko Imana ibaho, nabyo ngo ni uburenganzira bw'abantu. Wenda ubwo burenganzira bukubwira ko wiremye wishyizeho. Ushobora guhakana wenda kutazakena, ushobora guhakana wenda ko uzakomeza kuba ukomeye, ariko numva nta muntu wari wahakana ko atazapfa. Ibyo byo ndumva twese tubihuriyeho. None se niba ubyemera ko uzapfa, wumva ko imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala uzahahinguka umeze gute? Witwaje iki? Ubwira Imana iki?
ikurema igushyira kuri iyi si, mission wari ufite, icyo Imana yakuremeye kugushyira kuri iyi si ni ikihe? Ese uzasubira kuri yo wibwira ko ibyo yakuremeye wabashije gukora ari ibi? Vana mu Islam, dutinye Imana subhanahu wa ta'ala mu bikorwa byacu, dutinye Imana subhanahu wa ta'ala muri ubu buzima turimo, tugerageze guhinduka, tugerageze kwicuza, tugerageze gusaba Imana imbabazi, hanyuma tuyisabe iduhindurire kuko ibifite mu bushobozi. Ya Allah, turagusaba ngo utugirire impuhwe kandi utugirire imbabazi. Mana, niba ibi ngibi ari ibihano waduhaye, turakwinginze ngo tubabarire kubera ko urabishoboye kuba utaduhana, kandi Nyagasani, niba ari ibindi byakozwe n'amaboko yacu, tugirire impuhwe kandi ntuzaduhore ibikorwa n'abandi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.